Yesu ashimwe, torero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuje mwese aho muri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu cyacu, hanze y'igihugu cyacu ndetse no mu migabane itandukanye igize isi. Mbifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kandi mbifuriza icyumweru cyiza aho mutaniye hose. Uyu munsi umwami Yesu abahereze amateraniro meza. Hanyuma rero muri kumwe na mwene so Robert Ndemezo, mwigisha w'ijambo ry'Imana. Hanyuma kandi ngiriwe ubuntu n'umwami Yesu kugira ngo tuganire ku bintu bitatu by'ingenzi bigize umwigishwa wa Yesu Kristo. Reka rero tubanze dusenga Imana kugira ngo umwuka wera w'Imana abane nanjye ashoboze kugabura ijambo ry'Imana. Data twese, Data mwiza uri mu ijuru uhoraho, kandi wahozeho kugeza iteka ryose. Hanyuma ngushimiye kubw'ubuntu bwawe ungiriye muri iki gitondo kugira ngo ngaburire ubwoko bwawe ijambo ryawe. Nyemera rero unyuzuze umwuka wera kugira ngo uvuge mbwirijwe nawe, ndetse ningabure ijambo ryawe ndigabure nk'uko imbaraga utanga zingana ndetse zikorera muri jyewe. Sengeye kandi imitima y'abantu igiye kumvira ijambo kugira ngo Uwiteka iri jambo ryawe rigire impinduka mu mitima yabo, nabo bave ku rwego rwo kuba abakristo bagere ku rwego rwo kuba abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Urakoze kubyumvishe kandi ko hari icyo ukoze. Mbisabye Imana nizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Turasoma rero ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice ni icya 5 umurongo wa 19. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kandi turasoma no muri Ezira. Reka dusome mu rwandiko rwa Yakobo. Urwandiko rwa Yakobo twumva icyo Yakobo nawe yanditse, buri gice cya 22. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko umva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uwuyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Ijambo ry'Imana kandi riratubwiye mu gitabo cya Ezira. Ezira hari icyo nawe yashimangiye kuri aya magambo. Ezira igice cyaho ni icya 7 umurongo wa 10. Bibiliya iravuze ngo kuko yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze, kandi ngo ayigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Rero tugiye kuvugaho gakeya, hanyuma dusenge Imana ku bintu bitatu by'ingenzi bigize umwigishwa, cyangwa se the three key components of disciple. Three key components of disciple. Nizo tugiye kureba ahangaha. Matayo 5 niho twatumaze gusoma mu kanya, hatubwiye neza ko
nuko uzica rimwe ryo muri aya mategeko naho ryaba ryoshye hanyuma y'ayandi akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Bene data bakundwa kandi inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, turimo turaganira ku bintu bitatu by'ingenzi byiza umwigishwa nyakuri. Ndagira ngo ubusanzwe umwigishwa agomba kuba atandukanye n'umuntu wizeye Kristo uwo munsi, kuko iyo umuntu yizeye Kristo aba yemeye gupfana nawe, agambanwa nawe, akazukana mu bugingo bushya. Icyo gihe aba yiswe umukristo, ariko kandi aba asabwa gutera indi ntambwe yo kumwigishwa, aho asabwa gusiga ibintu byose cyangwa se kwiyanga, akanga imbaraga ze, akanga ubushobozi bwe, akanga ubushake bwe n'amarangamutima ye, hanyuma akikorera umusaraba, cyangwa se ariko kwica ku bintu bimwe na bimwe bya kamere bimuyobora, kwemera gupfa ku bintu byamutandukanya n'Imana, byamutandukanya no gukora ubushake bw'Imana, akemera kubipfa. Yani magambo ni ukwemera gupfana na Kristo, hanyuma akazukana nawe mu bugingo bushya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kandi akemera kwikorera umusaraba we nanone, bivuze kwemera guhagarara mu ngaruka zo kudakora icyaha, kuba yakwemera kwihanganira imibabaro ya Yesu Kristo, kuba yakwemera kubura amahirwe cyangwa se kubura ibyo yemerewe kandi yarabyemerewe, ariko akabibura kubwo kwizera Kristo. Hanyuma agatera intambwe ya gatatu yo kumukurikira rero, ariyo navuga ko ari nk'igisubizo cyo kwemera urupfu rwa Yesu, kwemera urupfu rwa Yesu. Tubonye neza ko kwiyanga ni ukwemera kubambanwa na Kristo ku musaraba, ugapfana nawe, ukazukana mu bugingo bushya. Hanyuma kwikorera umusaraba wawe twavuga ko ari ukwemera gufatanya na Kristo imibabaro ye, ndetse no kwemera guhagarara mu ngaruka z'ibyo uvuga, ingaruka z'ibyo uhamya, ingaruka z'ibyo wemera. Icya gatatu rero kiba ari ukumukurikira, ni igisubizo kiva mu kwemera gupfana na Kristo, ni igisubizo kiva mu kwemera urupfu rwa Yesu, kugendera mu rupfu rwa Yesu umunsi ku munsi. Hanyuma rero urumva ko ari ibintu bitoroshye, na Yesu Kristo yavuze ngo ntibyoroshye kumukurikira. Nawe urabyumva ko bisaba kwiyanga, ukikorera umusaraba wawe. Umusaraba ushobora kuba ubugumba, waba ubukene, waba inzara, waba kwambara ubusa, waba igisuzuguriro, n'ibintu byinshi. Ariko hamwe n'ibyo byose hakabazamo kubyihanganira, nk'uko handitse ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Umwami wacu nashimwe rero. Umwigishwa nk'uko tubizi, ntabwo iyo wemeye kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, ntabwo ari kujya kurisayiporinga cyangwa se guhindura idini cyangwa se guhindura itorero runaka, ahubwo ni umuntu uhindura, winjira mu mibereho y'abantu, mu mibanire y'abantu n'abandi, akabigisha, akabatoza gusa na Kristo, akabigisha kandi akabatega amatwi ibyo bamubwira, hanyuma akabagira n'inama. Yandi magambo rero, umwigishwa agomba kuba yarahindutse, ari ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Yesu Kristo, ndetse n'inyigisho yigisha ubwazo zigomba kuba ziri ku kigero cya Yesu Kristo, zigomba kuba ziri ku gihagararo cya Yesu Kristo. Rero ni umuntu ugomba kuba yarakurikiye Kristo kandi yarahinduwe nawe, ndetse ari committed cyane cyane kuri Great Commission, afokasinze intego ze ziri ku kurangiza umurimo cyangwa se kurangiza inshingano Yesu Kristo yasigiye itorero mu isi, cyangwa se gushyira mu bikorwa inshingano Yesu Kristo yasigiye itorero mu isi, ariyo gukwirakwiza ubutumwa bwose mu mahanga yose, ahindura abantu bose kuba bigishwa. Hanyuma rero umwigishwa agomba kubahagarara mu ijambo birumvikana. Umwigishwa nyakuri
arangwa no kuba mu buzima bwumvira Imana. Umuntu utumvira ntabwo yabasha kuba umwigishwa wa Kristo, ntabwo yamukurikira, ntabwo byakunda. Imana yacu nishimwe cyane. Umuntu utumvira ntabwo yabasha kuba umwigishwa wa Yesu, kubera ko abo wigisha bagomba kuba bakwiga nawe, bareba imyambarire yawe, bareba imivugire, bareba uko ubayeho, bareba mu rugo rwawe uko wubatse urugo, uko ubanye n'umudamu. Ibyo byose abigishwa barabireba. Rero kuba disciple maker cyangwa se guhindura abantu kuba abigishwa, nawe ugomba kuba warabaye umwigishwa, waravuye ku rwego rwo kuba umukristo ukaba umwigishwa, ugahitamo gukurikira Kristo. Nongeye mbibutse yuko abigishwa ba Yesu Kristo nibo bazamubona mu maso, ntabwo ari abari mu madini bicaye gusa, ntabwo ari abari mu nsengero, ahubwo ni umuntu wemeye gusiga byose akamukurikira. Igihe cyose rero udasize byose, hari ibintu wanze gutesha agaciro, hari ibintu utarekura, ntabwo byakunda kuba umwigishwa wa Yesu. Umuntu adasiga byose, udasize byose, ntabwo yaba umwigishwa wande wa Yesu Kristo. Icyo gihe uba uri umwanzi w'umusaraba wa Yesu. Hari abanzi b'umusaraba barahari, ni abantu bamenye ukuri, barakumenya, baragusobanukirwa, barakumenya, ariko bahitamo kutagukurikiza kubw'inyungu bafite mu byo bakurikiye byose. Ariko ijambo riravuga ngo uwitandukanya n'abandi hari ibindi aba ararikiye, kandi udafataniza hamwe na Yesu Kristo, uwo nguwo arasandaza. Hanyuma rero twakomeza yuko abantu bazabona Kristo mu maso, abana b'ubwami, abo data yishimira guha ubwami, ni abantu bamwumvishe hanyuma bakizera, bagatera intambwe yo kumukurikira, bakemera gufatanya nayo imibabaro ndetse no gushushanywa n'urupfu rwe kugira ngo bagere ku muzuko w'abapfuye. Imana yacu nishimwe rero kandi habwe icyubahiro. Rero kumvira ni ngombwa. Umuntu utumvira ntabwo yajya mu bwami bw'Imana, ntabwo bikunda. Rero niyo mpamvu rero umwigishwa ntabwo ari udisciplining idini. Idini ni idini ko ni ibitekerezo by'abantu, nta kintu Bibiliya bivugaho, nta kintu Yesu yabivuzeho. Ariko iyo dusomye Bibiliya tubona ko nta hantu Yesu avuga nta hantu tubona Kristo yahaye inshingano itorero ko rigomba gukora mu buryo bw'idini. Icyakora kandi itorero uyu munsi wa none, nubwo riri mu ibanga, ariko riri mu idini hagati, riri mu idini, riri mu ibanga, ariko ririmo rirakorera mu idini hagati. Ariko rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Umwigishwa ni uko agenda, ntabwo agira permanent address, nta garante of being permanent. Ntagomba kuba ahantu hamwe, ahubwo ahora muvinga, agenda ahindura abantu kuba abigishwa, kuba coachinga, kubigisha, kubumva ndetse no kubagira inama, no kubigisha, kubafasha kwizera Kristo no kumukurikira. Izo nizo nshingano z'umwigishwa. Hanyuma rero mu minsi izaza tuzavuga kuri measures of maturity, cyangwa se tuzavuga ku bintu nka bingahe bigaragaza umwigishwa wamaze gukura nawe kandi. Hanyuma rero ahangaha dusomye ijambo ry'Imana tubwiye yuko muri Matayo 5:19 riravuze ngo uzica rimwe muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi akigisha abandi kugira atyo, ubwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Bene data, ndagira ngo amategeko Yesu Kristo yavuze ahangaha, Yesu yaje gukomeza amategeko no kuyasohoza. Ariko kandi muri Yesu Kristo niho honyine umuntu abasha gusohoza amategeko. Niwe wayasohoje mu nyumve neza, mu babayeho, mu bariho uyu munsi, no mu bazakurikiraho. Yesu Kristo wenyine niwe wasohoje amategeko y'Imana. Nanone kandi umuntu wese uri muri we, gukiranuka kw'amategeko y'Imana kuba gusorejwe muri we. Bivuze ngo nanone muri Kristo niho gukiranuka kw'amategeko yose y'Imana gusohorezwa. Rero umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akarikomeza, hanyuma yamara kurikomeza cyangwa se akaryumvira, yamara kuryumvira akarikoresha mu buzima bwe bwa buri munsi, akarigisha n'abandi, uwo nguwo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Azitwa mukuru, kandi bivuze yuko naho uyumva gusa
ntayitondere, bivuze ko atanabasha kuyigisha bagenzi be, uwo nguwo mu bwami bwo mu ijuru ni mutoya. Bishatse kuvuga yuko uyu muntu nta bwami bw'Imana afite. Uyu muntu nta bwami bw'Imana afite, ntabwo ari mu bwami bw'Imana, ntabwo ari mu bwami bw'Imana. Uyu nguyu nta bwami bwo mu ijuru yajyamo kuko ananiwe kumvira amategeko y'Imana. Hanyuma rero hari ibintu bitatu bigize umwigishwa. Icya mbere ni ukumva, kugira ubushobozi bwo kumva ijambo ry'Imana ukarimenya, kugira ubushobozi bwo kumva ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa, ukarimenya, ukamenya icyo Imana ivuze, ukamenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Iki kintu ukakizirikana nibwo buryo bwa mbere nakwita hearing, kugira ubushobozi bwo kumva. Ko kwizera kuzanwa no kumva nako kukazanwa no kumva ijambo rya Kristo. Imana ishimwe cyane, umwami wacu nahabwe icyubahiro. Rero ahangaha ndagira ngo nshimangire yuko umuntu wumva ijambo rya Kristo akarisobanukirwa, akarimenya, intambwe ya kabiri akurikizaho igize umwigishwa ni ukuryumvira, ni ukuryitondera, ni ukurikoresha, application, ni ukuba yarikoresha. Mu yandi magambo, yaryumvishe, yarisomye, araryumva, arangije akora observation, ararimeditating, aritekerezaho, hanyuma araryumvira, ararikoresha mu buzima bwe bwa buri munsi, hanyuma nawe abona kurihereza abandi ngo ribafashe. Imana ishimwe. Rero ikintu cya mbere navuga ni ukumva, kugira imbaraga, ubushobozi bwo kumva no gusobanukirwa no kumenya ijambo ry'Imana. Icya kabiri ukaryumvira, ariko kurikoresha muri wowe, ukarikoresha. Icya gatatu ukarisangiza abandi, cyangwa se sharing, cyangwa se spreading, kurikwirakwiza aho ritaragera rikahagera, rigafasha n'abandi bagomba kuba bigishwa. Imana yacu ni ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntaryitondere, uwo ntabwo ashobora kuba umwigishwa wa Kristo. Nta nubwo icya kabiri yabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yaza akinjira mu rusengero akicara, ariko mu by'ukuri ntabwo uyu muntu yabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Rero nk'itorero dufite inshingano yo gukwirakwiza ubutumwa bwiza aho butaragera muri unreached people, tukabukwirakwiza nta kwicara ahantu hamwe gusa, ahubwo ni ukugendagenda mu mahanga yose, abizera tukababatiza according to the word of God, according to the authority from the word of God. Tukababatiza bigendanye, bikwiriye nk'uko ijambo ry'Imana ribiteganya. Tukababatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ari ryo zina rya Yesu Kristo, abo mu isi bose bahaye gukirizwamo. Imana ishimwe cyane. Icya kane, tubigisha kwitondera amategeko y'Imana. Ninde muntu wigisha abandi amategeko y'Imana n'uwamaze kuyitondera, mwene data? Yesu Kristo yafashe abigishwa 12, arabigisha, arabakocinga, arabatoza, arabigisha, bamubaza ibibazo, arabisubiza, abagira inama, kugira ngo babone uko nabo bazajya bajya kubwiriza abandi ubutumwa bwiza. Rero mwabonye ko yabihanangirije ngo mwigishe kwitonda ibyo mwebwe nabigishije nababwiye, mubigishe kwitonda amategeko yanjye, ngo kandi ndi kumwe namwe kugera ku munsi w'imperuka. Bivuze ngo Yesu nubwo atahari mu mubiri, ariko mu buryo bw'umwuka aracyahari, arimo arakora amabyibuho kuri igihe cya Pentekote. Intumwa zimaze kuzura Umwuka Wera, yagendanaga n'intumwa na ba Petero bariya bose, akomeresha ijambo rye riva mu kanwa k'intumwa, ibitangaza n'ibimenyetso, maze ku munsi hagakizwa abantu 3,000. Bivuze ngo Petero imfunguzo z'ubwami bw'Imana yarahawe, arizo nyigisho nzima za Kristo yaramuhaye ziri ku rwego rwa Kristo. Yazikurikije neza, azigisha nk'uko bikwiriye, bituma Yesu Kristo akomeresha ibimenyetso n'ibitangaza ijambo rye, ku munsi hakihana 3,000 ku munsi. Niko n'uyu munsi natwe rero dukwiriye gutera ikirenge mu cya bene data. Nihuse kandi kubw'iminota,
muri Yakobo urwandiko rwa Yakobo hatubwiye ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo. Yakobo igice cya 22 ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari gupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko wumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu yirebeye mu ndorerwamo mu kanya gato akibagirwa ko yasaga. Bene data rero ndagira ngo ni ngombwa kumva ijambo ry'Imana ukaryumva. Kumva ijambo ry'Imana Bibiliya ivuze ngo hearing the word of God, hearing the word of God. Kumva ijambo ry'Imana si ukupfa kuryumva gusa wishuka, ahubwo ni ukukora ibyaryo, ni ugukora icyo rikubwiye. Kugira ubushobozi bwo kumva ijambo ry'Imana ukarimenya. Kumenya ijambo ry'Imana nta kindi bivuga kugira ubushobozi bwo gukora ubushake bw'Imana bwonyine. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ugomba kuryumva neza kandi ukarimenya. Kumva ijambo ry'Imana ukarimenya neza, ukumva icyo Imana ivuze, ukumva icyo Imana ishaka, akaba ari icyo ukora. Iyo bitagenze gutyo rero uba wishuka. Ntago ari Imana uba ubeshya, ntago ari Imana uba ushuka, ahubwo wowe ubwawe uba wibeshya, uba wishuka. Hanyuma rero nabahaye urugero rw'abantu umuntu ushobora gusanga yireba mu ndorerwamo buri kanya. Njya nkunda kwibona ku gitsina gore cyane, akaba yava mu rugo yirebye mu ndorerwamo, akagenda yireba, aho ageze hose akireba. Aba arimo kureba iby'inyuma gusa, ariko ntabwo areba iby'imbere. Icya mbere ariyizi uko asa, yirebye mu ndorerwamo azi uko asa, arongera arirebye. Biba ku bakobwa no ku bagore akenshi. Icyo gihe rero uyu muntu aba amaze kwibagirwa uko yasaga mu maso. Ava mu rugo rwe yirebye amenya uko asa, ariko impamvu akomeza kugenda yireba nuko arimo kwibagirwa uko yasaga. Ibi rero bigiranwa n'umuntu wumva ijambo ry'Imana nk'indorerwamo rikamurondora, akareba uko asa, agahishurwa ko ari umunyabyaha, ko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho, ariko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko akanga akarengaho agasubira muri ya myanda, muri bya bizira. Uyu muntu rero yumvisha ijambo ry'Imana, ararisobanukirwa, ararimenya, ariko ntiyaryitaho. Mbese he or she doesn't care. Yaryumvishe, ararisobanukirwa, ararimenya, amenya procedure yose, ariko noneho ahitamo kutabyakira, ahitamo kutaryakira, ahitamo kutaryizera. Iki gihe uyu muntu azahora nta mpinduka afite mu buzima bwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko wumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akibagirwa uko asa. Imana idufashe cyane kandi tugirire neza. Umuntu wese wumva ijambo rya Kristo ntaryumvire, bivuze ngo nta nubwo yarisangiza abandi. Ya nshingano yo gukwirakwiza ubutumwa mu mahanga yose iba yamaze gupfa. None se inshingano dufite twese nk'itorero niyo kwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. None se uzamamaza gute ubutumwa bwiza wananiwe kubwumvira? Nawe ubwawe butaraguhindura imyumvire, imitekerereze itarahinduka, imikorere itarahinduka, imibereho itarahinduka, ubuzima bwawe bukirimo akajagari, uzahindura gute amahanga nawe ubwawe utaremera kuba umwigishwa? Niyo mpamvu rero umuntu wizeye Kristo ategekwa, ntabwo asabwa, ategekwa gutera indi ntambwe yo kuba umwigishwa kugira ngo azabane na Kristo mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero hari ikintu mbona, hari ikosa riba mu idini, mu madini mbona rikorwa cyane, nifuza ko ryakosoka. Wigishije umuntu ijambo ry'Imana uyu munsi, urugero ku cyumweru, baramusomeye ahawe ijambo ry'Imana. Igihe atararikoresha ngo aryumvire, bamuhaye irindi, barongera bamupanze ibindi,
noneho wakurikirana uyu muntu ugasanga amaze imyaka 20 mu rusengero ariko nta mpinduka afite, nta mpinduka zigaragara mu buzima bwe bwa buri munsi, nta mpinduka. Uko yari ameze ni nako akimeze uyu munsi. Nta yindi mpamvu ibikora, nuko yahawe ibintu byinshi ariko n'ibya mbere bamuhaye akaba atarajya gute, atarabikoresha mu buzima bwe, atarabyakirenga byizere bigira ububasha muri we. Niyo mpamvu rero discipleship cyangwa se guhindura abantu kuba bigishwa, twigisha umuntu umukristo agomba kwigishwa ijambo ry'Imana akaryumva akaryumvira ariko kurikoresha akabona kurisangiza abandi. Hanyuma mbere y'uko ahabwa irindi jambo ry'Imana ryamuteguriwe aba agomba kubanza gukorerwa accountability, kureba ko ijambo yahawe mbere yabanje kuryumvira yarikoresheje, byibuza ko hari impinduka yamaze kwakira mu buzima bwe. Iyo bitameze gutyo rero tuba twibeshya. Ariko urapanga umuntu ibyanditswe byera kuwa mbere kuwa kabiri kugera ku cyumweru, n'umusanga umusange mu yindi sura, nimuhura umubone mu yindi sura. Ni ikibazo rero. Ikibazo gihari ni uko bahabwa ibintu byinshi ariko ntibafate umwanya wo kubikoresha mu buzima bwabo kugira ngo bibahindure. Rero ni ngombwa kumva ijambo ry'Imana, icya kabiri ukaryumvira, icya gatatu ukarisangiza abandi. Ngo kuryumvira ni ukurikoresha, no gukora icyo rikubwira muri wowe, hanyuma izo mpinduka nawe uhawe ukazisangiza abandi. Nibwo Yesu Kristo agenda yagura abantu, agenda afasha abantu, akiza imitima y'abantu agendera muri iryo jambo. Hanyuma rero ni ngombwa kumva ijambo ry'Imana ukaryumvira, hanyuma ukarispreading, ukaryamamaza mu batarifite nabo rigakiza imitima yabo. 25 hano haravuze ngo 25 haravuze ngo ariko uwitegereza mu mudendezo, ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Biravuze ngo uwitegereza mu mategeko atunganye ngo atera umudendezo. Imana ishimwe cyane. Atera umudendezo. Ibi bishaka kuvuga iki rero? Kuvuga ko tugomba kuba mu buzima, umwigishwa agomba kuba mu buzima bwo kuba mu ijambo ry'Imana atavamo, no kuba mu ijambo ry'Imana kandi no guhora asoma ijambo ry'Imana buri munsi, byibuza mu cyumweru ugasoma ibice 25 kugera kuri 30, kugira ngo ubone ibyo uwigisha abandi, kandi atari ukusoma gusa, ahubwo ugira imirongo ufata kugira ngo igihe cyose bibaye ngombwa ko ubwiriza abantu ubasha kuba utakorwa n'isoni, utagira isoni zo guhamya umwami wawe. Ugomba kuba ijambo rya Kristo rigwiriye muri wowe, rifite ubwenge bwose, kandi icyo ukoze cyose n'icyo uvuze cyose ukagikorera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo data twese uri mu ijuru ahimbazwe muri byose. Hanyuma rero ndagira ngo nsoze mvuga yuko kubaha cyangwa se kumvira ijambo ry'Imana bizana umugisha mwinshi mu buzima bwacu, umugisha uba uri mwinshi cyane. Hanyuma rero ntago ari umuntu wese wumvira ijambo ry'Imana. Kumvira ijambo ry'Imana bisaba guhora ushyize kwizera kwawe muri Yesu Kristo no mu musaraba we ku buryo budashidikanywaho. Nibwo bikunda mwene data, nibwo bikunda. Ariko mbibutse yuko ni mu musaraba wenyine wa Yesu Kristo umwuka w'Imana abasha kugira icyo akora ku buzima bwacu. Ni mu musaraba wa Yesu Kristo umwuka wera abasha kugira ikintu yakora ku buzima bw'umukristo, bw'umwigishwa. Hanyuma rero mwene data, abantu bose bumva ijambo ry'Imana barikomeze, abo si bene so,
abo si bashiki banyu, abo si ababyeyi banyu, abo ni abanzi b'umusaraba wa Yesu Kristo. Niko Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo data na mama, bene data na mama na bene data ni bande? Ni abumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Ubu ngubu umwanzi ufite ni umuntu utumvira ijambo ry'Imana, ni umuntu utarikomeza, ni umuntu wumva ijambo ry'Imana ntaryitondere. Uwo ni umwanzi wawe ufite kandi ntabwo akoroheye. Ariko rero mujye mubasengera aho ugenda hose, jya ukora isengesho, usengere bene Yesu batarakizwa, Imana ibihishurire, baha imbaraga zo kumva no kumenya ijambo rya Kristo bakarikomeza kandi bakarigenderamo. Kirazira kubwiriza ibintu udakora. Nibyo byuzuye muri iyi minsi mu madini, mu matorero, nibyo byuzuye cyane. Umuntu akabwiriza ijambo ry'Imana ariko warimushakamo ukaribura. Kubwiriza ijambo ry'Imana ariko utari ku rwego rwaryo ntabwo ari byo bene data. Biravuga ngo abantu bose ntibakifuze kuba bigisha, kuko ariko tuzabanza gucibwa imanza mbere y'abandi, kuko tuvuga ibyo tudakora, icyo gihe ubaye umufarisayo. Rero ni ngombwa ko umuntu abwiriza ijambo ry'Imana ari uko nawe ubwe yabanje kuryumva, akarimenya, akaryumvira, akarikoresha muri we, akabona kuryamamaza, kuryigisha abandi. Kuko utiyigisha ntiyakwigisha abandi. Umugombozi, niko bavuga ngo umugombozi utigombora ntiyagombora n'abandi. Ni nako Bibiliya ivuga. Rero bene data, ni ngombwa. Twasomye kandi muri Ezira 7:10, Bibiliya itubwira neza yuko ngo Ezira yari yaramaramaje mu mutima we gusohoza amategeko y'Imana kandi akayigisha Abisirayeli amategeko n'amateka. Ezira yari umwarimu cyangwa se yari umwigisha wo gukiranuka. Iyo umuntu wese afashe icyemezo cyo komatana n'ijambo ry'Imana, aba atandukanye n'amafuti, n'amakosa, n'ibizira, n'ibyaha, n'ibicumuro, aba abishyize ku ruhande. Icyo gihe ingingo ze zose ziba zibaye ubumana, umubiri we wose uba ubaye ubumana. Uwo ni umwigishwa nyakuri rero. Umwigishwa nyakuri rero Yesu yamuvuzeho muri Yohana 8:31 ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwizeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa nyakuri kandi muzamenya ukuri, ukuri niko kuzabatura. Murongo waho wa 36 ngo nuko umwana abatura muzamubatuye by'ukuri. Nawe mwenda tunyumva wa mukobwa we, wa musore we, wa mubyeyi we, wa mpapa we, niwumvira ijambo niwinangira umutima, kuko ni ijwi ry'Imana, hanyuma utera intambwe uve ku rwego rwo kuba umukristo mu rusengero, ahubwo ube umwigishwa wa Kristo, umwigishwa nyakuri. Imana igufashe, kuko umenye neza ko arangwa no kumva ndetse arangwa no kumenya. Imana ishimwe, ni knowledge. Akarangwa no kumvira ndetse no kugira gute, no gusangiza abandi icyamugirira umumaro. Ni sharing, obedience ndetse na sharing cyangwa se spreading. Imana ishimwe rero, kandi Imana ibagirire neza. Hanyuma rero mbifurije kumaramaza gushaka amategeko y'Imana mu mitima yanyu no kuyasohoza kugira ngo mubone kuyigisha abandi. Umwigishwa agizwe no kumva ijambo rya Kristo, hanyuma akarikomeza, yamara kurikomeza cyangwa se gukora ubushake bwaryo, akajya kuryigisha abandi. Niko gusohoza inshingano ya Great Commission itorero ryahawe ku isi, kugira ngo habeho multiplication of disciples, habeho kumultiplyinga abigishwa. Ni mu bwo buryo bwo kubyara abigishwa, isi yose igahinduka. Tugatanga rero tugahisa icyerekezo kandi tukazana impinduka mu isi, ndetse no kubyara abigishwa. Nicyo Yesu yadushyiriyeho kugira ngo dusoze inshingano twahawe mu isi. Murakoze rero, narimo nsobanura the key components of disciple cyangwa se of being disciple. Ni ibintu bitatu by'ingenzi bisabwa bigize umwigishwa nyakuri. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubwira ijambo mpaye. Reka rero Uwiteka, Mwuka wera ariherekeze, agiye kuryumvira bahesha umugisha, kandi nanjye ume kurigumamo kugira ngo mbone uko mpugura abandi ndetse no kubigisha ibyo bataramenya neza mu ijambo ryawe.
urakoze kugize neza rero, sengera imitima y'abantu igiye kuryumva ku rwego rw'isi, kuko riba rigiye kuba public. Rero uriherekeze kandi urikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza byawe, kugira ngo wite kubyumva wese abaturwe akora ubushake bwacyo. Kandi umwana tubatura turatuye by'ukuri, byo mbasabiye nanjye nisabira mu izina ryawe Yesu, amen, amen.